yitwa Gatare Edimo. Uyu nguyu w'ibumoso ambaye agashake. yego atuye mu Nyakabanda afite imyaka 38. Roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramuniga mu kubita hasi, niwe wabikoze amwakashakosha. Uyu hagati wambaye agapira k'ubururu niwe wambaye cya gipira, ni nawe watemye, ni watemye ku ijosi, ku kuboko no ku maguru uriya mudamu. Niwe mwabonye mutema na wabonye wiruka. Yitwa Hakizimana Jacques. Uriya wa mbere yitwa Gatare Edimo alias Black. Amazina ya alias aka bayita AK bayakoresha kugira ngo bijijishe aho agiye abe yakwitundi. We avuga ko acuruza butike. Hakizimana Jacques uriya wo hagati ni alias Claude, hari naho bamuzi nka Claude, niwe watemye, niwe wari ufite umuhoro, niwe mwabonye anawisha mu gipira ari yambaye. Atuye afite imyaka 33, atuye ku Kivugiza, avuga ko acuruza tofa. Uwa gatatu wo hirya wambaye agapira kari k'umurongo ka Nike yitwa Jean Paul Rurangwa alias Mucezaji, atuye Nyarufunzo Mageragere, afite imyaka 40, wacuruza scrap. We roruye muri kiriya gikorwa ni wateraga amabuye abaje gutabara, ni ne wateye amabuye imodoka yavuzaga amahoni igeraho irahunga. Urumva ko baje buri muntu afite roruye muri kiriya gikorwa. Bose bafashe mu matsa atandukanye, bajya bafatwa mu bitandukanye ahantu hatandukanye, kandi uko twafataga umwe ubundi abandi barabimenyaga, bivuze ko barakurikiranaga kuko bari basize babwiye n'abadamu wabo ko sinzi ijambo bakoresheje, ariko bari babamenyesheje amagambo yabo ko ibintu bitameze neza, bariho bashakishwa, abantu bari bashaka batari barangira aho bari. Birumvikana ko bari bazi ko icyo bakora kizwe. Wenda mbagezeho amakuru y'ibyo tumaze iminsi dukora, ntabwo ari iminsi myinshi, bijyanye na video, amashusho amaze iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bayavuzeho byinshi, ndetse natwe nka polisi hari byo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara, umurenge wa Nyamirambo. Nabamenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira, twebwe twari ijoro turi mu kazi. Ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya, ntabwo yari breaking news, twari tubifite turiho tubikoraho. Muri iryo joro rero abagabo batatu, witwa Gatare Edimo ariwe alias ndashaka amazina yabo bakoresha, alias Black w'imyaka 38, ndetse Hakizimana Jacques alias Claude w'imyaka 33, na Rurangwa Jean Paul alias Mucezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40, bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara, kuko niho atuye hariya hafi n'umusigiti wo muri Rwampara. Uko naberetse mbere, umwe muri bo ari we Rurangwa Jean Paul niwe wamaje kumufata amukubita hasi, amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi ga telefone akoresha muri momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi.
hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude alias Claude niwe wamutemye n'umuhoro. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we roroye kwari ugutera amabuye no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa reka mubashakira amazina ngira ngo amazina yenda yafite. Maniriho Theogene, ntabwo ari Manirakiza, Maniriho Theogene mu byumve neza tutaza kuvanga ibintu. Maniriho Theogene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara, we yaje aje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, mwarabibonye, ku kuboko na hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara, baributse bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo aravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko naye basobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana alias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Arababwira ko ibintu bukiye mu gitondo barababwira bati uyu munsi dushaka ntimugire icyo mumubwira, hari ibintu twakoze bitari byiza cyane cyane. Nabo bamaze kubona utuvidewo dutambuka hirya no hino, babona ko ibintu bitari bworoshye. Kuvuga rero umuntu twakomeje kubashakisha tufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru. Byageze ku mugoroba amasaha ya saa 11 n'igice za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu, bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Enda mbanyuriyemo, Hakizimana Jacques alias Claude yaravuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2. Yarakurikiranyeho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo alias Black we ari wa wundi wafashe uriya mudamu, nawe yaravuye muri gereza aho yarakatiye imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari umwe mu bantu baraho, gusa we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi kuri we mu myaka yatambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye barafite umugambi wo kujya Kinyinya, naho bari bafite bashaka kwiba. Ubwo rero icyo twashaka kubabwira muri iki gitondo nuko turabizi ko abanyarwanda benshi nkuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iriho ikora kuri ubugizi bwa nabi bwagaragaye kandi bwababaje benshi, kuko marangamutima turayabona ku mbuga nkoranyambaga. Natwe rero ni mu rwego twifuza kubereka ko hari icyo twakoze kandi ni inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibigwi, ariko turakora icyo dushinzwe nka polisi. Kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga ari Maniriho, ngira ngo nabo bari bakeneye kuruhutsa imitima ko ababagiriye nabi
bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinarinzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo yaravura ataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko si uko abantu batabaye, abantu bari bararinze, ahubwo nuko navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi, bashaka kumwaka utwi yari yakoreye. Rero ari Imana iriho, ari Nyampinga na Imana iriho, bose baravuye barataha bameze neza, turabakurikirana. Ubwanjye nabigereyeho, urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Nayo twabatumiye rero kugira mubwire abanyarwanda iby'iyi nkuru ko abantu twabafashe, ariko mu by'ukuri tunizeza abanyarwanda ko polisi iri maso ku buryo abantu batabasha kubibona cyangwa kubimenya neza, ariko mu by'ukuri turahari no kubw'abanyarwanda, ni kubw'abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda. Turashimira abaduhaye amakuru bose, kuko amakuru bagiye baduha yagiye atugira akamaro. Ntabwo nabura no gushima n'uwafashe video, wenda kuko video nahari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba. Iyo za guceceka ntihagire amashusho aza, wenda twari kubafata, ariko wenda ntibyari guhita byihuta nk'uko bikwiriye. Ariko dushime n'abatabaye, burya nari amahoni yavugaga, nubwo batinye kwegera, ariko amahoni nabyo yatumye bagira igihunga, ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite, kuko uriya muntu watemaga ntabwo avuga ngo aramutemaga ngo abeho, birashoboka ko yari no gupfa, ariko birashoboka ko nari amahoni yavuze, na ziriya nduru zavuze zatumye mu by'ukuri batagera ku mugambi bari bafite, cyangwa batabakomeretsa cyane, uyu munsi bakaba barabashe no gutaha. Ibyo nabyo ntitwabura kubashimira. Rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi, ariko turahari, turi maso. Ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi turabufite, no kumufata tukamujyaho turabufite. Reka mbwire abanyarwanda rwose batuze, polisi irahari, ariko mbwire n'abandi banyabyaha bose babitekerezaga ko nta bwihisho, nta naho guhungira. Biragoye gukora icyaha ukaturengana umutari rwose turagufata. Ni byiza rero ko bakwishyira, ngira ngo uko mubabonye ni abantu bafite imbaraga, ni abantu bafite sante, si n'abantu bavuga ko bafite aho batuye, bafite uko bari bashoboraga kubaho bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, ariko nyine bahisemo gufata inzira y'icyaha. Ubwo nta kundi bazakurikirana uko bikwiye. Abandi bakorana bose, cyangwa n'abandi batekereza gukora nk'ibyo bakora, ibi bibisomo bibereke ko uzabigerageza wese azafatwa kandi akabihanirwa. Murakoze.